kuko hari akandi kantu kigeze kumbabaza nari nicaranye n'abantu baba papa noneho umwe arambwira yarebye umukobwa wanjye gufite umukobwa ungana gutyo ngo we kuzajya ngo umupresenta ngo kubandi ngo ejo ngo batazamuheraho ngo abana ngo bameze gutyo nibo baba baryoshye tekereza icyo kintu yavuze ubundi nkuriya mwana baryoshye gute nje nicyo kintu mbasha kubabaza mani cameraman ari guseka kandi iki kintu ntago ari ibintu byo guseka kuko njewe sinjye ukwirara ngo nkubeshye ikindi kintu kigezwe muri Kigali igisaza kuko ni bisaza kaza kubwira ati ndashaka ngo tube inshuti umbere umusheri nkubakira inzu tubyarana kandi mugabo ufite mu rugo abo bana noneho butiye n'ubuzima bube arimo gucamo kandi uri umwana muto ufite mu madezwit event je umuntu umwe wabimbwiye yambwiye ati uwo musaza yaramubwiye ngo babyarane umwana afite n'umusaza ufite amafaranga n'umupapa ukuze nyine afite n'umugore ese hari abandi bafite amafaranga ibaze kandi imagine tubyaranye nkubakira inzu kwirebero we n'umwana wanjye mujyemo ibaze nk'ubwo buzima nk'ahantu turi kujya ndakubwira ko abantu 80% n'abasaza kuko niba uri umuntu umugabo ufite nawe abana mu rugo bangana nkanje ukaba wumva ko ushaka kuza ukambwira ngo kuko udafite wowe mikoro wenda tubwiye uri umunyeshuri mba muri ghetto sifite amafaranga ahantu mva mu rugo sifite amafaranga yo kwinyaringa iyo yamaze kukurunguruka biba birangiye nta nakandi gaciro uba ufite imbere ye habe na gatariko nta kandi gaciro uba ufite imbere ye kuko ico gihe aba yumva ko irari afite yaryimazemo ntago ugomba kugira gute uko yaryimazemo neje azashaka undi uri mu maramo gutyo arurubyiruko mu Rwanda rwatangiye kubyara ari rwinshi ugasanga umwana ufite kenza ari kubyara 16 ari kubyara 18 bose hafi ya bose ugasanga barimo kubyara ugasanga 30% bose barabyaye ukuri pe sinjye kukubeshya iryo joro n'ibyishimo by'umunsi umwe ari kurira imyaka yose ubabaye uri kubura ejo bundi twaciye ahantu ndi kumwe n'umushuti wanjye noneho ngo umugabo wari wicaye mu modoka ya Benz arangije aravuga ngo mundebera aho uriya mugore ataha take cyanyuma muheze cya 80 nyine cyubwo n'amasaha make umwana amaze gusugiye kuri kandi ngo umwana batanjanye amuga ati uzitonde wireke kuyandarika nge nzagushinga hari nk'ukuntu rero abantu bikigiye babona nk'umuntu utagira ababyeyi bakavuga ngo tuzaya tukwishyurira inzu tuzagira gute kandi icyo gihe nizera ntashidikanya ko nta kiza kiba kimuzanye iyo umuntu azanywe n'ikiza ntakubwira ngo muryamane aho muhereye hose mu mande enye z'isi amajyepfo amajyaruguru uburengerazuba n'uburasirazuba ese indi na imande yindi ya gatanu ku kibajya bayibagirwa muri centre amajyepfo amajyaruguru uburengerazuba n'uburasirazuba no muri centre mani twe abantu muri centre turabasuhuje cyane cyane ko ubwo muri centre ni muri Kigali turafite amajyepfo amajyaruguru uburengerazuba n'uburasirazuba hamwe no mu mujyi hagati ariho hano duherereye Peace up our people turabasuje mwese uko mumeze abatameze neza tubasengera ngo mere neza kandi namwe meze neza mwishimishe mu rugero ejo baragiye kumfatira agapfukamunwa nge neza ko byavuyeho none baraje bansanga kuri ya kenkeri yacu bahitambwa ati kinga madakinguze tugenda ndabwa ati mumbabarire nago nari nzi yuko nyine nahise mbanza kubajya basaze ngo ngewe nambaye agapfukamunwa mama yambwa ati woye nakubonye mutavuga ati sorry mumbabarire rwose mita nyine bateka umutwe guke barambabarira ariko ubundi turabibutsa ko agapfukamunwa kataravaho nese kubera iki batakujyanye mani nawe babwenga igifunguzo ntabwo nzi igifunguzo bagishize bambwa nzane gakapu bagakapu babona nakirimo barashakisha bakibura bahita bampfishiriza nyine tunibutsa abantu niba mushaka kubona ahantu hari amasimo original n'ibyuma uzi ibyuma uburyo siganze no muri kenkiyori B&B hari kwa Rwahama neza opposite na hahoze Kasaboneta n'ibiki abatsimbizi ni haho dukorera ubundi ukabona ibintu byiza ku giciro cyiza ibyuma amasima amarangi y'ubwoko bwose usiga inzu yawe ukavuga ati wow inzira cye misumari mugira misumara wa 4 wa 3 wa 5 wa 6 wa 10 wa 10 abakobwa beza niho buriya nicyo kintu bahazi ubundi umuntu wese wahaguriye nagahava itavuga ati wow hano hari kandi tuba turi abantu barenze 5 turuta ibintu ducuruza mani yakenkera arenze ye mwifuje kuhagera basi uzazire B&B Makindi's Kenkiyori
tuba twarateguye iriya kenkayori ubundi uragiye ukavuga ati wow kuva mvutse ubundi inzu yawe tukayisiga niba ufite n'amashuri uzaza udupatane wowe ujya ugenda ujye kuri shansiye wicare gutya njyewe ibintu ndabipakira mbikuzane mugeze ku ishansiye mbipakurure ubundi wowe ikintu cyawe ufata agasheke ku mezi cyangwa se udufaranga cyangwa no kuri momo ahantu hose twemerewe kwishyura kuri banke ku gasheke kuri momo kashi byose turabyemera urumva hari ukuntu tutabagize amakuru tubagezeho ku gihe ibikoresho ku gihe n'ikindi bashaka badubwire akazi keza ni ukuri kandi kuraje murakoze ese muri kutivuza njye baranze uyu muramuzi ka bebe Roki niwe uvuga ngo njye baranze ina barakuze oya njye baranze basanzwe bananze nitwubye Marie Rose ka bebe nanjye ngana nitwa Happy Rebera ari ubwa mbere sifunguye ino link yacu cyangwa se ubwa mbere ubonye ibiganiro byacu cyangwa gahura n'akantu k'aka video gatoya kari gucaracara ku mastat please pay attention kuko turabizi neza ko mwe mudahari twe ntacyo twatubereye hano at least duhaga sub mani kugira ngo natwe tugere hano tugere turanabashime naho bagejeje kandi namwe mwadowe dusub no baduwe turi kwategura ibyiza gusa ibyiza twabwenge imbere ni heza muntu wanje keep in touch kandi nkuko dura tubivuga your command is our like your orders our command ikintu cyose mwodarinze twebwe tuzatugikora nka command urazi iyo ugiye kurya ushonje ugatanga command bagira vuba vuba minota 5 ni nk'umurabyo natwe ibintu byose muzakina mujye mubitugezaho reba ariko nyine ngira ngo ngusabe ikintu gitoya mbabarura kure mutwo dufime batagira ngo wenda waje wacomyeho akantu kugira ngo mucoma batagira ngo waje wanyweye akantu oya pe nago njya ncoma kugira ngo tunase wenda kanazishena mimibwo rezi nagashyari uhagaze ariko nakonde nago njya mbyambara kwa yo mbyambaye simbona kubera ndwaye amaso Jero ndazi none kino kizuba kiriwe kandi urakoze ko kunyumviye jewe niko ubundi niko kazi nzi nukumvira umbwira ubusa nkumva ubwiza none umbwira wowe nago nareka kukumvira kuko nawe urabizi ibintu byawe so bakunzi bacu rero tutagiye muri byinshi umunsi tubafitiye akantu dushaka gusharinga namwe hari ibintu twahoze dureba njye nabigenzuye guhera muri lockdown mimi umuntu ashobora kwibaza ese kuki hasigaye hariho are pregnancies cyangwa se inda zitateguwe kandi zavuba ugasanga umwana muto afite 16 ari kubyara ugasanga nyine abana bari kubyara bakiri bato y'urubyiruko kubyara rukiri bato kuko n'abakoreye ubutaha tuzakora n'iki cyegeranyo cy'ukuntu byagenze ndumva baratangiye kubara umwaka wa 2014 nibwo urubyiruko mu Rwanda rwatangiye kubyara ari rwinshi ugasanga umwana ufite 15 ari kubyara 16 ari kubyara 18 bose hafi ya bose ugasanga barimo kubyara ugasanga 30% bose barabyaye ibyo bintu hari gishobora kubona bikakubangamira ukavuga ngo wenda ubushize tubibona twaravuze ngo wenda ni kubera covid abana batabarimo kujya ku ishuri nyine ibintu nk'ibyo kubera gutinda mu rugo ugasanga bibabayeho ariko nge nakoze ubugenzuzi nsanga ahubwo byatangiye no mu myaka yahise 2014 niho nyine muri iyo myaka ibiri niho bakoreye niho ubundi percentage yabo yiyongereye baba benshi cyane so kibaza ese niki gitera izo ndaza vuba vuba ese niki gitera ubwo twabijyanana no kuba umuntu gushaka vuba adadejeje gihe ese ni kuki baba umuntu ashobora gufata icyo cyemezo ese niki kibitera ese nizihe ngaruka nyine kugira ngo tugire n'inama mu bangavu bari muri iyo range y'imyaka wenda 15 kugeza kuri 18 21 nibo bari guhura n'icyo kibazo cyane kambwira nyine impamvu zibitera ko tukabahuguraho gatoya Happy rero nje nkunda kubanza kumva umuntu mibereho y'iki gihe iragoye kandi noneho umwana w'iki gihe arakura wenda waba badafite ubushobozi ariko nabonye n'abafite ubushobozi nabo bibabaho uno munsi umwana arakura agashaka gutunga telefone ihenze agashaka kwambara neza agashaka kujya mu masalo ambese agashaka kwigira nk'umuntu uri mu rwego rwo hejuru kubera ni imyaka abagezemo kandi iyo myaka abagezemo nayo irashukana rero yakubona mugenzi we tuvuge wenda nko mu mashuri abona mugenzi wazanye nziza aje yambaye urukweto ruhenze kandi urabizi ko abanyeshuri bose bakunda urukweto rwiza kwijipo y'ishuri uba wambaye neza cyane wabahaye wambaye umufoso wawe mwiza cyane Jordan urabyumva nawe cyangwa wambaye igitimba cyawe ku jipo uba wambaye neza akabaza undi se ibyo bintu wabikuye wenda ashaka kuba iwabo bifashije ariko noneho we iwabo ntibifashije wenda akatamubwira ati wapisha uzaze ngwe passe gutya na gutya akagenda ashaka iyo timba akazana inda ubwo bikaba bimwangirije iki
kongera kuvuga ngo arakomeza amashuri yicara umwaka wose bari mwishe wicaye urumva kuko uba wagiye gushaka ibindi ariko burya witonze nge niko njya mbibona nuko nyine buri muntu wese afite igeno ryiwe nyine yagenewe n'Imana n'ibyazo agomba gucamo ariko nge mpera ko witonze biba byiza kurushaho kandi nubwo biratinda ariko bikaba byiza ntabwo ikintu cyose rero wakagombye kuvuga ngo ngiye kwigana runaka kuko wiganye runaka n'ubundi wisanga muri ya mico ye itari myiza urashaka ifiriti nta handi uzayikura wa mugani wa wundi iti umugabo aguha ifiriti aragusohokana muri mwe mushaka gusohokana akagura ifiriti na brochette ubwo bikarangira muryamanye kandi ifiriti wakayigura ukagura n'akanusu k'amavuta ukagura n'ibiro 2 ukayiteka ukayirya cyangwa akanusu k'inyama nagize imasi narakunda n'inyama cyo kora ndanahenze ntago nyapfa kurya inyama zose zibonetse ni inkoko n'amafi urumva ariko icyo nzi cyo nuko batavuga ngo ndiyemeye burya buri muntu wese afite ukuntu abaho nyine byose ufite uburyo programa ushaka kurya iryo kurya ibisifiriye guhaza riguranga make cyane oya ntago ari make ujye unsura urabizi urumva ahubwo ugasanga ushatse nyine ibyo byose kandi ibyo byose iyo umaze kwiga ukabona akazi niyo kaguhemba amafaranga makeya urabikorera ukanabyiha kuko njye mvuga ngo iyo umuntu yisuzuguje baragusuzugura abantu iyo ugize agatebo yoriva njye nkaba mbona ibyo bintu kandi biri kugomeza biba bikurushaho uko bukeye nuko bwije umwana wa runaka bamuteye inda kandi pe ugasanga atewe n'inda n'abantu bakuze nicyo kibabaje cyane nk'umugabo ufite abana nk'10 noneho bafite ukuntu babeshya ngo nje kugufasha ndaje nkwishyurira inzu ugasanga arashaka iPhone kandi pe nanjye mu buzima bwanjye sindatunga iPhone happy noneho ngiye telefone yanjye nta niyo mfite gatorosho urumva kandi nakagombye kubona iki iyo iPhone nk'uko abandi bose bazitunga ariko si iPhone nzayibona mu zihenzira bajya bavuga ngo kwihangana gutera kunesha ariko hari abantu benshi batihangana wenda kuko ngenda nabyaye nkiri mutoya ntago wapfa kunshukisha amafaranga ntiwazumbwira ibintu biterekeranye umutima nama wanje ni ukwiye kuvuga ati uyu muntu namukunzi ariko icyo nkubwiye cyo gusa birababaje ngewe ku rwego rwanjye naho mbona ibintu bigeze mbona biri gufata indi ntera ko n'ubuzima buri kugenda bukakara akazi karabuze n'ubwantu bavuga ngo akazi karahari ntagahari abantu noneho kurya nagahari kukabona urisheta mimi noneho none se ukeka ko kanceceka nako urumva nari nibagiye ko ndi kuri kamera kurya ni ikibazo kubona amavuta yo kwisiga bakakwirukana no mu nzu noneho hari nk'ukuntu rero abantu b'iki gihe babona nk'umuntu utagira ababyeyi bakavuga ngo tuzaya tukwishyurira inzu tuzagira gute kandi icyo gihe nizera ntashidikanya ko nta kiza kiba kimuzanye iyo umuntu azanywe n'ikiza ntakubwira ngo muryamane akora icyo yakagombye gukora yangiza akagenda wowe ubwawe ukazamushimira ntiwamushimira ngo muryamane oya mugomba kumushimira n'ibyo yakoze nejo bundi bikagira n'umuntu mbese ni kwa kundi usabira umuntu umugisha ugasanga n'uwo yabyaye n'uwo yagize gute uwo mugisha uramugeraho ariko ndagira nkubwire happy ibyo bintu birababaje pe wenda uracyari umukobwa ntago urabyara ariko niyo ubonye umwana yifasha akantu gatoya umutima uba wenda nko guturika ukavuga ati umwana wanjye gutya na gutya bizagenda gutya na gutya kandi pe biba bibabaje nk'umuntu w'umubyeyi ariko ibyo ndi kubona birarenze happy birarenze njya muga ngo biba birenze n'ubushobozi bwanjye kuko njye nta byamirenge mfite ngo mfata abo bana wenda badafite aho baba kandi barahari badafite icyo kurya badafite icyo mbashyira ahantu hamwe njye mvuga ati mufate ibi nibyo mfite nimba uyo munsi muri buryo ejo mukabwirirwa mumenye ko mbifite ariko ntabwo ubwo bushobozi nabugira ariko ndagira ngo mbabwire ngo isi ahantu turi kujya n'ubwawe kuvuga ngo muri viziyo hazarushaho kuba habi kurusha uko tubikeka nuko tubitekereza no viziyo zacu wambaye wenda waruvuzeho ku bintu byo kubyara ukiri mutoya kuko nimwe muri izo ngaruka
ni bimwe biterwa n'ubwo buzima turi kuvugaho cyangwa cyane cyane n'abangavu kuko ni ibintu byo gukora wenda utazi hano hantu turi seriye bino bintu turi kuvuga bitandukanye n'ibintu twe tumaze iminsi tuvuga duseka n'iki iyi ni inkuru ibabaje cyane kumva nk'umuntu ushaka kwitwaza icyo uri cyo ukavuga uti kuko uyu mwana ababaye gutya na gutya wenda se afite ababyeyi cyangwa se n'ababyeyi afite ntago bafite ibyo bintu kandi abana bafite muri iyo myaka baba bafite kwifuza kwinshi kamufatanye nawe none ejo ndara mushitanje bambwira ati nyine yambwira gasitore twe tukubaka ibintu by'ukuntu abantu bari kuba basire kuri muri iminsi ari twana dutoya twana tw'udutini twose turi kudusire kandi se bari gusenga mu buhe buryo ni ama fast food akagupromisinga KFC akagukoresha kubera KFC akakugura urukweto rwa 25 akagukoresha kubera urwo rukweto none ikindi kintu cyeze mimutazi aba papa n'aba diaspora bamazeho abana ugasanga umuntu muri kuvugana kuri phone ngo ni mu diaspora umwana abana yavuye y'ubwenge bwose ntabwo agifite ngo ufite umutipe wo hanze ejo nawe nshyize mbona agapost na state ashije akantu ngo ubu muri Kigali abakobwa batatu barindire mu diaspora kandi abo bakobwa nago ari abantu nago baba uri serenga uvuga n'umuntu kuri telefone mutaziranye ngo urindire ngo azaza ngakubereshere ahubwo uwo muntu nawe arimo kuza gushaka kuruhukira kuko aba diaspora bari kuza muri no December baje mu biruhuko mu Rwanda wenda n'umusore yagiye hariya akorera amafaranga ye wenda ni n'umugabo cyane n'umugabo asize yo muryango hari ibintu aje gukurikirana mu Rwanda aje kukuruhukiraho hano umuntu ejo ndi wanyandikiye yari kuva yarageze Tanzania yaramamagara kuri phone ngo ndi kuza mu gihugu cyanyu ngeze Marriott ngo suri buze kundaza ndabwa wowe urinde umbwira gutyo se nguraza kumenya nambwa nago njya ndarahanze mu gitondo arongera anyandikira ngo suza tugosangira breakfast nambwiye mu rugo turarya breakfast ariko sorry yari umunyamahanga naje kugira ngo ndike kumubwira nabi nyine simbizi imba ari umunyarwanda waje sinzi byari byo twe dukoresha ikindi kintu cy'ikinyarwanda nyine binyereka ishusho y'ukuntu baza badufata ni gute uviriya ukaza wumva ko erega hari n'umushiti wanjye ukora muri hoteli imwe muri Kigali yambwiye ati twebwe hano dukora akazi ko guhuza abana n'abantu bavuye hanze ukaza umuntu akavuga ati ndumva naniwe mu mutwe ndashaka umwana wo kuza kunduhura mu mutwe kandi imagine agamaga kana ko muri segondera ko arani kazi bakagaha $100 numva azahita avuga ati wow umuntu arandemeye atitaye agaciro yatakaje aho ngaho oya wivuga n'agaciro tuvuge no kuba hari igihe twese abantu ntago tuba tuzi ibiri mu mibiri yacu imihamuro dufite imiziririzo dufite hari nuza ngo aryamane n'uwo muntu wenda yavuye nko ku mupfumu runaka akavuga ati uzagenda ushaka umuntu muryamana gutya na gutya ibyo bintu byose ibyo yarafite ugasanga bimugiye mugasanga ntashatse ntabyaye nukwirirwa hururu asenya ingo z'abandi kandi ibyo bintu bibaho cyane 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 ukaba ufite iyo mikoshi y'abantu wirirwa uryamana nabo baba bafite imikoshi itandukanye wowe kubaka bikazakunanira kandi nukuri kwishobora byose niyo uri umwana muto niyo ubyaye uwo mwana usibye ahantu ibi byo gusenga ukavuga ngo urasenze umwana nawe aragukurikiza muri iyo mico yawe noneho mimi naguciye mu ijambo hari ikindi kintu kigezwe muri Kigali igisaza kuko ni bisaza kaza kubwira ati ndashaka ngo tubishuti umbere umusheri nkubakira inzu tubyarana kandi mugabo ufite mu rugo abo bana noneho butiye n'ubuzima bube arimo gucamo kandi ari umwana muto ufite mu madezwiti event je umuntu umwe wabimbwiye yambwiye ati uwo musaza yaramubwiye ngo babyarane umwana afite n'umusaza ufite amafaranga n'umupapa ukuze nyine afite n'umugore ese hari abandi bafite amafaranga ibaze kandi imagine tubyaranye nkubakira inzu kwirebero we n'umwana wanjye mujyemo ibaze nk'ubwo buzima nk'ahantu turi kujya nta mubyeyi ubundi urubyiruko nirwangirika ni mujya kuvuga ngo urubyiruko rwo muri iyi minsi rwarangiritse abakobwa muri iyi minsi barangiritse banze umenye babanziza ni bandi ntago ari abasore bagenzi baba benshi ndakubwira ko abantu 80% ni abasaza kuko niba uri umuntu umugabo ufite nawe abana mu rugo bangana nkanjye ukaba wumva ko ushaka kuza ukambwira ngo kuko udafite wowe mikoro wenda tubwiye uri umunyeshuri mba muri ghetto sifite amafaranga ahantu mva mu rugo si bafite amafaranga yo kunyeyaringa kugira ngo bame ibintu byose nyeneye muri uyu mujyi uko nanjye ndi umuntu utari seri utazi igisobanuro cy'ubuzima ndashaka ibintu byihuse ndashaka ya shoti swapgalific life nyeneye iPhone 13 Pro nyeneye inkweto nzimisohotse nyeneye kwambara ikanzu nziza buri kintu cyose nyeneye ishakoshi kandi mba muri ghetto mu rugo wenda si bafite n'amafaranga none ukaza uri umubyeyi nka wakangira inama kumva ko ugomba kumfatanya n'ibyo nyeneye n'irari ryanjye ukarijyazamo umusaruro wo kuba wafirifiringa irari ryawe wumve ko ubugayitse cyane
bantu bakuru rero niba ubona hari umwana uri kwangirika hanze mugira inama list praying halo y'ububyeyi uri umupapa mukuru aba ndibaze nk'abagabo ngabo muri imisi bari kubaho barimo gutuma urwo rubyiruko rwangirika kuko izo ndicyonzi cyo ugiye kugenzura wasanga 50% ziterwa n'abantu b'abagabo harimo kubwira ati reka umbyarire umwana wenda ashobora kuba abanyakana ari keza kankubyarira umwana ngo uhinzu urere umwana wanjye inkurira babaje uwo mwana nawe ko ubwenge bukeya ukabyirukira ukagenda iyo nzu uzagufasha iki wenda uwo muntu arwaye na sida wamenya se ari ihe mpamvu adashaka kubyara akaba ashaka kubyara kuri wowe yashatse umugore wese atamukunze abantu tukihutira muri ibyo cyangwa umuntu akaza akagushuka ko ubuzima urimo uri kwibana muri geti iki tujye kubana mukajya kubana iminsi ngahe mugakora mukabaho nabi wabona atangiye gutera imbere kuko icyo gihe warabaye umugore warangiye agahita ashaka abandi kandi imagine ubwo buzima ese wagira ngo iyo yamaze kukurunguruka niba birangiye iyo yamaze kukurunguruka biba birangiye nta nakandi gaciro uba ufite imbere ye habe na gatariko nta kandi gaciro uba ufite imbere ye kuko icyo gihe aba yumva ko irari afite yaryimazemo ntago ugomba kugira gute uko yaryimazemo neje azashaka undi uri mumaramo gutyo ariko iyo uhemuka ujye umenya kuri guhemukirana ari akantu kigeze kubaho umugabo atera sida umwana w'umukobwa w'ahantu runaka baba bafitanye amabifu nyine ibintu by'imiryango bifitanye amabifu nkuko ab'inshuti yanjye ugasanga narashatse noneho umugabo wawe akaza gutereta umwana wanjye kandi arwaye urumva yari yarabyaye abahungu rero 3 n'umukobwa umwe bararyamana muhi buri kimwe cyose ashaka finally uwo mwana w'umukobwa nawe agiye kwipimisha asanga yamuteye sida narangije ahera kuri babahungu be ahera ku bahungu be bose bararwaye bararwaye batazi ko barwaye sida arangije amwandikira message avuga ngo ibyo wankoreye nanjye nabikoreye abana bawe baze nk'ubwo nk'ibyo bintu baze nk'abo bana yahereye ku wa mbere yari umukobwa mwiza byataramutereta bararyamana umva kuryamana sa ubwo nuko sinzi uko nabivuga mu bwinshi urumva ava kuri uwo ngwajya ku wundi umva paka bose ko ari 3 nkuko nyine uwo mukobwa nawe yakoze icyaha yashize abana mu kintu kitari cyabo gusa nk'aba babyeyi nabo byakaye bahiso ndagira ngo wumve ko iyo uhemukira umwana w'umuntu nawe ujye wumva wawe kuko nawe uzabyaye cyangwa ababyaye ujye wumva ko wabyaye ngenda byumva cyane kuko mfite umwana mbafite ikintu sinzi ukuntu nabivuga mfite igihunga igishyika nyine nk'umubyeyi kuko ntago wifuza ko ibyo waba waraciyemo bijya ku mwana wawe ahubwo umwifuriza ibyiza ntago umwifuriza ibibi uko wifuriza rero ibyiza ku mwana wawe jya umenya ko n'abandi ugomba kubibifuriza kuko uyu wabyaye umukobwa n'uyu akabyara umukobwa mwese ngiye mbona musa mbona musa pe kuko twese turi abakobwa tuteye kimwe ariko ntago imico ibirimo ariko iyo ufite umuco mwiza uba uvuga ati n'umugore wa mugenzi wanjye rero kuri mwana ntago ari kwitwara neza ariko iyo bimubayeho amenya ukuntu yirinda none se mimi nkawe wenda ushaka kuba ufite experience ntoya cyane ubona ari nk'izihe ngaruka nk'urwo rubyiruko rukomeza kwishora muri ibyo bintu cyangwa se ugafata umwanzuro wo guhubuka ugashakana wenda tuvuga ushakanye n'icyo gipapa gifite amafaranga we ntabwo mwasezeranye kizaguta cyangwa se ugashaka uri ku myaka mito yo gushaka ibintu vuba ese ubona wenda ari nk'ibihe bintu bitera mbere ko tugera ku ngaruka nk'ibihe bintu byatera umwana w'umwangavu cyangwa se umwana muto itageze igihe cyo gushaka kuba yashaka akiri mutoya rero hapireka icyo kibazo kirakomeye kuri nge kirankomereye ariko nanagisubiza ibintu bibitera hari igihe iwanyu mutaba mwifashije urumva agatima kagahora gashaka bya bintu byo hanze cyangwa icya kabiri ukaba ufite ikigare kibi mugendanamo kirimo abana bafite imico mibi icyo gihe nawe urayandura ukumva yuko neza ibyo bintu aba bana bafite nawe ugomba kubigira ariko iyo wakabaye umubyeyi mwiza uramwicara ukamubwira ati iki kintu kizaboneka uyu munsi runaka ntabwo kibonetse kandi kitanaboneka akazanakirindira urumva ikindi bigaterwa no kubona nk'iwanyu abenshi baba bashaka amavuta iwanyu nta bushobozi mufite bwo kuyagura abashaka phone iwabo bafite nabo baba bafite inzara bashaka no kurya iyo brochette niyo fiti ari abantu benshi hano hanze hari ikintu bita ibibazo
ibibazo tutaretse no kwirengagiza tuvuga ngo wenda iwacu tumeze neza ariko hano hanze hari ikintu bita ibibazo kandi no ibyo bibazo biri mu miryango biri mu rubyiruko hari igihe uba waravutse mu muryango mubi mudakundana utagukunze utakugize gutukishora muri ibyo kugira ngo ubone amahoro urumva nyuma y'ibyo byose ntago ubona amahoro ahubwo ubona ibindi bibazo bigeretse kuri ibyo ni ibibazo bigeretse ku bindi urumva icyo gihe ahubwo icyo ngiye navuga Imana niyo yonyine yo kuturindira natwe ubwacu ikaturinda kuko turi ku isi turi abantu dufite n'umubiri ukuturinda ikaturindira n'abana ikaturindira n'abana mbese muri yo nifite imbaraga zikomeza kuko hari n'akandi kantu kigeze kuba ngo umukobwa yakundaga kongo kuvugana n'umuntu ntibabonane ariko bakavugana kuri koru nyine gutya kandi nawe ngo yari muto pe yari muto happy noneho we niwe yanabimyibwiriye yari muto nanjye murebye nyine kwa kundi umuntu muhurira mu kirori mukaganira mu gahura sinzi ukuntu twatuvuze ngo ari kuvuga ngo shango mbega umuhungu mwiza byatanye ndavuga ati nk'ubwiza wabonye ni nk'ubuhe buri muremure ni mwiza te neza ubona ko afite amafaranga agenda mu modoka nziza nyine ibintu nk'ibyo noneho mugenzi uri ku ruhande nyine uwo nguwo wundi twari turi kuganira ahita avuga ngo wakunze umuntu wakunze amafaranga wakunze uburebure wakunze iki aturiya muntu buri uko ahagaze ntabuze ikintu kimurimo ahita amuha inkuru y'ukuntu byamugendekeye bavugana n'umuntu akamuha 500,000 ejo akamuha miliyoni mbese umva bataziranye bagira umwanya wo kubonana nawe ni umuntu wari utuye ahantu ha wenyine misengera ubwo ariko inzu kugira ngo winjire mu gipangu cye hari security hagati harundi ni kwa kundi nyine hafungurwa n'amakarita gusa mu nzu urumva yinjiye acinjira ngo ya mu security aramubwiye ngo ushatse undi yarari kuri phone ari umuzanye aramuga ngo ushatse ava muri modoka ukagenda ngo aramureba bya bindi byacu byo gusuzugura umuntu kayitucirase amuga atari ko wowe umbwira ngo mve muri iyo modoka nyene ngo ngiye ngo ndakuburiye ngo ngiye ndakuburiye umuntu muvugana ntumuzi si wowe wenyine uje hano suru wa mbere suru wa kabiri urumva uwo muntu yari afite ubukire bwe ku giti cye ariko ubukire bwe hari ahantu yari yaragize gute yari yarabukuye noneho we akaba ngo afite ibintu by'ibibyimba ku mubiri afite visage kabita nziza yaranambaraga akambara ngo ishati imwe ebyiri eshatu enye eshanu n'amapantaro kugira ngo muvugane ubone ko nyine ari bogari n'utuntu nyine tugeze hano ukabona ko ari bogari arangije araza arahindukira yari yicaye mu ntebe ngo aricaye ahantu hejuru nyine kuri etage arahindukira kuko bagiye ku buryo nta nubwo wanataka ngo hagere no gutabara urumva arangije aramubwira baraganira bagira gutamya amabwa ngo tujye mu cyumba bajya mu cyumba umuntu ngo aratangiye yambura ishati ya mbere iya kabiri iya gatatu iya kane iya gatanu abona na magufa yigendera noneho abona ngo ibintu by'ibibyimba ku mubiri we noneho kugira ngo uwo muntu akire baramubwiye ngo kubera nyine igitambo yatanze ngo nyine umuntu yarazaga akanyunyuza ikibyimba cyari ku mubiri wiwe urumva akakinyunyuza kikavamo kikavamo ibintu byose byari birimo ngo abone gukira twebwe turukankira amafaranga ntago tureba ngo ego amafaranga ni meza pe amafaranga ni meza anadukemura n'ibibazo atuma twishyura inzu atuma turya atuma twambara atuma dusa neza atuma mbese buri kimwe cyose amafaranga akemura cyose ako ntaguha ubuzima ntaguha ibyishimo nta nubwo aguha no gusinzira nta n'urukundo aguha hari urukundo se ari wajya kugura kubera amafaranga niyo arugura ko urugura umunsi umwe uko ari umunsi umwe n'urw'iminsi yose ukuri ndagira ngo mbabwire urubyiruko cyane cyane nimwe mbwira uyu munota ni isaha nanjye ndurubyiruko nago nava mu myaka yo kuva mu rubyiruko ndacyari mu rubyiruko nagira ngo mbabwire ukuri kose icyo ndicyo iyo wihaye intego nta hantu utagera nta hantu udashobora kugera waba uri mwiza waba uri mubi Imana iba yaragusinyiye ahantu uzagera kandi ugakomera byose nasanze bituruka mu mutwe iyo ufite mu mutwe nta kintu kikunanira tureke kuzaya twumva abantu bavuga ngo runaka akunda
nimba yaraje umugaragariza amafaranga nawe azakoreka ko ari amafaranga akunda, nimba yaraje umugaragariza urukundo azakoreka ko ari urukundo umuhanga. Abakobwa tutoroshye tubishetaho, akenshi nitwe tujya kubishetaho. Nge nabonye ari twe tujya kubishetaho. Nge ari abantu b'inshuti zanjye mfite bajya banyeka ngo dore nk'uyu nguyu ngo arashaka kujya gute kuza kunsura, ngo mureke se ngo aze ngo nk'uyu nguyu kubera ko arakururwa n'amafaranga ahembwa ku kwezi. Nanone mimira guciye mu ijambo n'ubundi umuntu ntabwo yaba araho, ntabwo nabyuka ngo mbone umusore mbwira ati ngusure. Okay, wenda hari ababikora simbi, barabikora benshi noneho nibyo byeze. Iyo azi ko ufite umushahara mwiza ego apimiranya, none basigaye bapimiranya kwa kwezi ko gushira, urumva akatama ngo ngushangwa iminsi ngo nukuri ben nukuri iyo maze iminsi ntakubona ni ikibazo kandi nukuri pe sinjye kukubeshya. Iryo joro ni ibyishimo by'umunsi umwe ari kurira imyaka yose ubabaye uri kuburira. Iyo story y'uwo muntu biryeneye ibwoba urira, ariko uwo muntu yarakijijwe. Umva nyuma yaho yanakoze n'ubuko bwize, yahavuye nta ndwara arwaye, nta kintu na kimwe. Urumva Imana ukuntu ikora deliverance. Umva yaragiye ibyo bintu yarakoze, aragarura ya tujye tuvugisha ukuri. Yonda byagutera isesemi, ariko hari ikintu wakagombye kwigira kuri ibyo bintu. Iyo witonze ugera ku cyo ushaka, kandi n'ukuri kw'Imana. Iyo wisuzuguje umuntu aragusuzugura. Bino bintu birababaje, bino bintu nibabone turi kubivuga gutya atari seri birababaje. Reka nkubwira akantu ejo bundi akantu kambayeho. Buri muntu wese umfiteho ikibazo ajya ampamagara, cyangwa guhamagara mbwire ko yagushatse umuhe nimero zanjye ampamagare. Ejo bundi twaciye ahantu ndi kumwe n'umushuti wanjye, noneho ngo umugabo wari wicaye mu modoka ya Benz arangije aravuga ngo mundebera aho uriya mugore ataha, ngo yanyibye ibintu byo mu nzu wanjye ntago haze. Ibaza ikintu yasizemo muri yo karitsiye, ngo namwibye ibintu byo mu nzu. Nka se jewe icyambere nta communication njyana n'abagabo cyane mu ex wawe, nta nubwo mu ex wanjye abana hano hanze, abana no muri Kigali. Urumva bajye bareka kwitiranya ibintu. Niyo nkeneye ikintu genda bimubwira, n'abandi bari no kumenyera ntibazanongera. Urumva ntago noneho nyuma twe ntago twatuzi ibyari byo. Umuntu nyine tubana mu gipangu yavuze ngo nyamara ngo mugende ngura mugora arashaka ngo hari umuntu ngo barwaye ngo nibiki je birancanga. Urumva niba narahemutse cyangwa nahise mvuga atari ko se niba narabikoze kubera cyatampagaritse ngo tujyane mu rugo, ahubwo akahita bivuga gutyo. Urumva kumenya aho utashobora kugira nabi. Nose ni gute uwo muntu akubwo se waba waribye uri ikihe kingana gute kujya umuntu wo mugabo gutinya navuge ngo hagararamo ibintu byanjye agashaba amaneko. None se we ntubizi nturi kugera iwanjye sindi gutangira kuri zero kuri buri kintu cyose cyo mu nzu. Mbwira ukuntu nawe naragiye kwiba nk'ikintu, ntimukaduharabike. Nimba waranankunze ujye ubimbwira nkukatire, umenya ko nagukatiye. Nimba wumva yuko hari ikindi kibazo mfiteho ukimbwire. Hari igihe tuvuga hari igihe tuvuga ibintu wenda abantu bakavuga ngo ni ukwiyemera. Ntago niyemera, ariko yaramparabitse iyo ntaba mbana neza n'abantu muri karitsiye. Urumva umuntu yambwiye ngo uzaceceke nzaguhamagara nagaruka uzumurebe nimba muziranye. Hanjye naketse ibintu bibi kuko nzi hari umuntu ngendaho. Urumva ndabatu nimba atari umuntu uri guperereza ahantu mba ngo azaza ngwewe, cyangwa nimba hari umuntu ushaka kungirira nabi, ariko ni karibu nibashaka bazangire nabi kuko ntago ari bo bonyine baba bashaka kungirira nabi. Ndayamumba babwire ngo umuntu ntimukamuziza uko yavutse. Nimba ndi mubi ndabizi, nimba ndi mwiza ndabizi, ariko tujye tureka. Abanyarwanda nicyo kintu cyambere nabonye bakunda guharabika ku muntu. Kandi nimba unakunze umuntu akanakwanga ujye wumva ko yakwanze, kuko nta ndagukunze iva muri ndakwanze. Urumva ntabwo barufuza. Niyo mpamvu tugereranyije ibyo bintu hamwe na topic turiho. Nizumvishe ko ayo mafaranga urimo guhumwana ngagukunda azayafata kuko nawe yakeneye, ariko ntabwo urwo rukundo ruzaramba. Wamubyaraho umwana ukamuha iyo nzu byose bizapfa ubusa. Muri gusenya amazu yanyu murabona gutera imbere ngo mwiteze imbere mujyana abana banyu kwiga hanze, muri gufata amafaranga muyaha abana ngo babyarire abandi bana. Mana ibyo bintu byarambabaje gusanga umwana muto wiga muri kaminuza mu wa mbere arimo kuvuga ati njyewe umugabo yambwiye ngo mubyarire umwana umugabo wibashye ufite urugo n'umugore mwiza ngo ajye kunyubakira cyangwa duhurire mu mashuka, ngo naragukunze ngo ariko ngo duhurire mu mashuka. Njyewe muntu wanjye umuntu uzibeshya kuvuga ngo duhure ngashaka kumfasha arebye agamije. Nimero yacu siri hariya
abatanga comment muzitange, ababivuga mu bisoreze hari ushaka inbox afite ubwenge ibintu bizima byo kutugira inama ajya inbox atubwire. Ariko mureke gufatanya n'iyi minsi turimo kwangiza urubyiruko. Ngiye hapirongeye sinjya ndya ruswa turi gusoza ntago ndya ruswa nta nubwo ngiye niyo mpamvu wenda abantu bo uriya mugore arakakaye urumva ako ndagira ngo nkubwire happy iyo umuntu yihaye agaciro n'umundi arakamuha sibyo ntago abakobwa natwe turi shyashya tujya kubajyaho aruko dufite ibyo dushaka bakabidukemura kuko natwe dufite ibyo dushaka ibyo bafite ariko icyo gihe reka mbabwize ukuri nujya gusenyera umugabo wubatse uzamenye ko nawe urwaye ruri mu marembera. Ikindi mwabagabo mwaba papa murabyara namwe murabizi kandi namwe mufuhira abana banyu nukuri mureke kubabaza abana ba rubanda kuko umwana wa rubanda nawe aba uwawe umwana wa rubanda hari ikintu nawe yazamarira umuryango wawe ese nawe nujya kuhemukira abana b'abandi ejo ugapfa abo bana uzabuzi wabasize he uzaba wabasize mu maboko mabi y'ibyo wakoze ariko natwe ubwacu ntitukagira inzika tuvuga ngo bara batugiriye gutya na gutya urumva nicyo mpora ntoza abana banye nkambwa ati nimba imiryango itumvikanye mwebwe ubwanyu mwirememo urukundo mu bakunde kuko ntibigeze babakunda ngiye nkunda kubwiza ukuri ni banza ari nacyo kintu nzazira ariko ndagira ngo mbabwire ngo ntago ndya ruswa basi ni munashaka wo muryamana mujye mujya muri babandi bakuze bagenzi banyu ariko mwe kwica u Rwanda rwejo mwe kwica urubyiruko niho duteza amakiriro yacu natwe turi kubyara cya tuzanabyara nesho bundi abana bacu mbese namwe mujye mubareba mutware nk'abanyu kuko hari akandi kantu kigeze kumbabaza nari nicaranye n'abantu baba papa noneho umwana yarebye umukobwa wanjye gufite umukobwa ungana gutyo ngo ure kuzajya ngo umupresenta ngo kubandi ngo ejo ngo batazamuheraho ngo abana ngo bameze gutyo nibo baba baryoshye tekereza icyo kintu yavuze ubundi nkuriya mwana baryoshye gute nje nicyo kintu mbasha kubabaza mani cameraman ari guseka kandi iki kintu ntago ari ibintu byo guseka kuko ngewe singe ukwirara ngo nkubeshye usibye Imana yonyine ifata amarangamutima yacu ngewe hari ibyo njya mbona hari ahantu bita iremera nabonye hari urubyiruko byatari rwashinze utubari kandi abana bakiri batoya man ugasanga bambaye dukora n'ibiki byose kandi aho ko kabari karinjiza byatari ndabinginze nukuri dufatanye kurera usabye rib oya sinsabye rib dufatanye kurera umwana wese amere nk'uwacu kuko iki gihe nutera umwana inda cyangwa umutere sida cyangwa ikindi kirwara uwo mwana ntago aziga azajya kurusha babandi azajya kurusha mama na papa wiwe kandi ayo ngayo bamutanze hari mu bitaro bakagombye ndako yafashisha nabandi cyangwa uwo mwana agafasha nabandi runaka bagenzi please ndabinginze nukuri ngiye mbivuze mbabaye mbivuze mbabaye wenda ntago ndi inyangamugayo ariko ahantu tugengenda ndeba hari umushitangi yambwiye ngo ariko ngushango kumunyamakuru si ikintu ngugenda urera ngo karano rwa rw'umuntu kazamura nka nicyo shinzwe ndi kureba ibyo ndeba cyatwa twicaye mu kabari nkareba nk'ibikorwa biri kubera amaho ngaho nkahita mugati hano hantu nzakuramo inkuru nziza yani babyumve ko tubabaye nyine natwe abana si shyashya n'ababyeyi si shyashya ariko mureke tureke gusebya igihugu cyacu mureke hatazabaho reporting abanyarwanda basigaye babyarira ku myaka ingahe bose niko kazi mureke tureke kwirukanyira ayo mafaranga ayo ma fast food uzageza igihe yaryo ntiyayiguriye shasa urarya mu gitondo ntubyuko ushonje soko se uzi no kuntu kwebusimane zituma usonza urakarya amasaha 2 kakakaka ako gakweto se shaba baguhaye ntushaka kukani kugasanga bakibye bikakubabaza none akagakweto bakwibye bavuye gukorera wihanyagura mu buriri bikaba ikibazo turi ku musozo tunabwira n'ingaruka zo gushaka ukiri muto cyangwa gutwita ukiri muto menya ko uba wiyangirije byinshi bari uwo mwaka umaze wicaye niba uri umunyeshuri abenshi n'abanyeshuri ubare abo bana bawubyaye ahantu bazaba society bazafitingamo ubare ibintu byinshi wagiye utakaza muri icyo gihe ubare isura yawe wangije ubare ko utakira umukobwa ubaye umumama reka twese ntago abantu bose wenda ari irari hariho ababikora kubera ubuzima bubi ariko itonde nyine wijya muri ibyo ngo ibyuke mvuge ngo kubonye mushiti wawe yambaye inkweto cyafite telefone kandi nawe mwese muhuje amateka nanjye kanyigire banze umenye ko uburyo yayibonye matari bwiza kandi ubwo buryo ashobora no kubujya bukamuhira wenda we nazavanemo ingaruka mbi zikakaye
wowe wamwigana bikaba bibi cyane. So turabingize rubyiruko ndetse n'abantu bakuru banyarwandakazi mureke dufatanye tugabanye ikintu cyo shinda zitateganyijwe cy'ibirwara cy'ibintu byo gusanga abana bose barangiritse duca umuzimu ndetse n'akageso k'ubusireye mu mujyi. Tureke kwirukira kugurwa ibiryo bya 25 wenda cyangwa se niyo bakujyana. Ejo nabonye interview y'umwana umwe umukobwa wavuze umupapa wari wamwemereye nahoze nyivuga wari wamwemereye kumufasha ngamusohokana ahantu heza muri hotel amubwira ati ngisi njye mu tubari bageraho bararya ibiryo byiza bihenze ye namuhaye n'amafaranga ya tax menshi. Nyine yari umukire pe yambaye ngamagold ku maboko kuki amashenete ngahita amubwira abashoje abaza serveri ngo se mufite ibyuma byangana ngo cyave ni ngo wapije cyeme ibinyenzi 30 ibinyenzi ngo ndashaka cyanyuma muheze cya 80 nyine cyubwo n'amasaha make. Umwana amaze gusugiye kuri kandi ngo umwana batajyanye amubwira ati uzitonde ureke kuyandarika ngenzi agushingira. None uwo mwana yari kuzashingira ari utangiye kumubwira ati tujye kuryama ndambwira ati nge nabitotse mfite ngo yayengo ukigirwa danje ngo twajya kuruhuka bisanzwe. Umwana amaze ati suzanshingira waraneye inda nyine barabishwana byatari. Ubwo urumva ko ka sponsor yamwemeye yavuye nta kintu nta rwacyo navugana mwumva icyo ubwo bita wibwira ikintu yari agamije kimwe nuko yanagukoresha najya n'igiceri yaguhebwa ataha ibyo biryo bagusohokanye muri hotel. So guys mureke twitonde tumenye ubasha kumenya icyo ushaka setting goals uvuga uti nanjye nimba umama bizagenda gute kandi bituri gushaka ku bagabo n'abagore barahari bigize abashuga mami gusa ibyo ntago ari byiza muhakanire abashuga babi na sugar daddy. Natwe ubwacu twitonde ari wa mugani w'ikinyarwanda n'ikinyarwanda n'ikirundi ko witonze amera ibinoze amera ibinoze n'uwitenze akamishaje darenze. So guys turabakunda wabaragize icyo kibazo cy'ubwo buzima kubwamubayeho yihangana turamwihanganisha gusa bimuha isomo nutarabijyana ariko kurindira kubigira ariko yitonde abaho ubuzima bwiza buzire muze ategura ejo heza he. Share comment like zanyu ningira akamaro kuko twebwe turi hano kubera mwebwe. Ciao ciao.